Mwiriwe neza cyane mwese turabasuje twizeye ko meze neza kuri uyu murongo mugari wa kose rero mwawe ikaze kandi twizeye ko muri buze kunyurwa n'iki kiganiro. Aka kanya rero tugiye gushyiramo abatarama kuri Radio Rwanda, ni kuvuga ni Rugaju Ligani na Claude Kwizigira nabo bafatanyije, aho bari buze kudusesengurira neza ikibazo cya Rayon Sports, ibi bintu bizakemuka bite, ibintu hereranye na projet y'akanyenyeri bimeze bite, niki kiri kuyidindiza, uraza kubyumva rero hano kuri uyu murongo tugwaye ikaze. Ni ikintu nyine no mu buryo bwa informatique navuga mu buryo bw'ikoranabuhanga, donc genzurwa kamanajinzwe neza ku buryo ifaranga rigezweho nta muntu waryiba ngo arijyane, nta numwe. Icyo kuba kanyenyeri ibyo gakora neza, karashakiye ibyangombwa byemewe na leta, ndetse n'umushinga ubwawo wako warizweho, yewe no kuba na leta ibyemera ko uwo musanzu wakusanywa, icyo si ikibazo. Aho Muvunyi, aho Tadeyo, aho Rwagacondo n'abandi, ukuri muragufite rwose. Udeshap sawa cyane. Dore rero aho ikibazo kiri. Ibyo bimaze gukorwa, birarangiye, baravuga bati tugomba kugira office ya board kuko dufite umushinga munini tugiye kwitaho gukusanya imisanzu. Therefore tugomba kugira n'abakozi bashinzwe gukurikirana ibyako kanyenyeri. Gahunda ni mureke tuyigemo noneho tuyishyire mu bikorwa. Kwizigira tugeze hehe? Kwishyira mu bikorwa. Aho rero niho bipfiri. Umva rero ko bipfiri. Ndaje rero aho nanjye mbabwiye ko mbizi. Hanyuma bamaze kubikora rero ibi. Urumva abagabo baricaye bikoreye inama, ni board bati muri akanyenyeri tukajera tugashyiraho abakozi. Tadeyo ati ntabwo mushobora kugira office natwe dufite ibi, ntabwo haba office, ntabwo bibaho. Nje mfite office ziniye, namwe ntabwo mwagira indi office ahandi. Ni mureke duhurize hamwe, niba mushaka ko ako kanyenyeri kagira uburyo kayoborwa, iyo office duhurize hamwe ibintu byose. Hamwatoya utangiye kuvanga, wivanga FC na board. Aravuga ati kose muragira kasha yanyu nanjye ngira yanjye, ni inzego ebyiri ziri gukorera mu rwego rumwe, kandi byose ari Rayon, twese turi Rayon. Nese nzajya neraho kasha y'amasezerano ya bed, namwe mutere kasha ku kanyenyeri. None se ninde uyobora batoya baturavanze, batuye imishinga minini, nitwe board tuyiga. Aravuga ati nimwe muyiga simbi hakanye mungira inama, ariko ninjye uyishyira mu bikorwa. Rwa rugero Kwizigira yatanze neza, Gahunda rumaze gutanga ko kuvuga ati board ya RBA yatugira inama, ariko Barore na Sandrine n'abandi bayobora nibo bashyira mu bikorwa. Nangaho muri board baza kuvuga ngo turategetse ngo turajya in real time. None bimaze kuba ibintu bikomeye. Tugendane neza aho ngaho uhita. Betse nsoza aka kantu neza ubyinjiremo neza. Reka nsoze gatoya winjiremo. Hari akantu ushaka gukosoramo? Oya ntacyo nkosora. Nangize ngo arakantu ushaka. Nagira ngo mbasobanurire definition ya board of directors. Uraje ukajyemo nyine uburyo ibyo bintu byo gutekereza gushinga office na kanyenyeri biri erone. Bitemewe. Ntago byemewe. Aha. Turabigeraho ubitegure neza. None reba ahantu havuyemo ikibazo Kwizigira. Bamaze kubona ibyo bintu bitangiye guteza rwa serera. Muvunyi na Tadeyo urumva nibo babaganira cyane kuko mwayiboye board ndakayobora committee executive. Muvunyi yaravuze ati witwivangira mu bintu byihorere, arababwira ati mu byoroshye mwumve kino kintu. None reka mborohereze, ni mwemere iyo konte izaba ari iya board, izajya ijya hayo mafaranga y'akanyenyeri, nanjye nyigireho access kuko nk'umuyobozi wa Rayon nta kuntu haba hari amafaranga ari gukusanywa y'imisanzu ikusanywa n'abanyamuryango, kandi abo banyamuryango ari aba Rayon, ari nyiyobora Rayon, ntabizi ntabifite access ngo ako kanyenyeri ngo bazakageraho access, ngo ni Rwagacondo nanjye Muvunyi n'umuyobozi wa kanyenyeri ngo we ntago uzageraho access. Aravuga ati impossible mathematical, mu buryo bw'imibare ntibikunda, ntibishoboka, ntago nabyemera. Rero wambaje icyo bita ibyo byaganirwaga mu gikari. Wibuka ibiganiro twagiye kuko Kwizigira twama ati mushyire hamwe. Ibyo nari imbizi nawe wari ubizi n'undi yarabizi, ariko tukanga ko biturika. Umva rero icyo bita cause immediate, intambara y'isi ya kabiri rya gutangira. Rero tugendane. Oya mbere yo kuvuga board umva rero ikibazo cyavu ku munsi w'ejo Kwizigira. Radio disigira itya itumira President Tadeyo. Ngaho cause yavuye, ngaho ibaruwa yavuye, ari nabyo kudusobanurira. Baramubaza bati akanyenyeri ka Rayon Sports bimeze bite?
Tadeyo mu magambo ye ati ntabwo ari cyo kintu cyihutirwa turiho. Iryo jambo Muvunyi aho yarari n'abandi basaza bahita bishima mu mvi, abafite imara bahita banyuzamo ikiganza, bahita bakimanurira mu irugo barakaye cyane. Ntabwo byihutirwa. Gute bitihutirwa? Twarabishakiye ibyangombwa, izo certificate Kwizigira avugaga, twarakubatse, twaragiye gushaka abatekinisiye bo muri IT tukabikora. Umuyobozi yarashyizweho, barashyizeho Gakwaya, twarashyizeho Gakwaya Olivier ugomba kukamanaginga. Ntabwo byihutirwa. Gute ngo ni murindire Rayon ibanze irangire, atahuje ate Rayon n'akanyenyeri, ko Rayon irukwa ya kanyenyeri imisanzu tugomba kwikusanya nonaha, ikosa rya kabiri. Ubwo bari kumushinja aho bari kuganira ati nyuma tuzabijyana tubishyikirize abanyamuryango muri Assemblée Générale mbere ko shampiyona itangira, ngo nibo bazaduha umurongo tukabitorera uburyo bigomba kuyoborwa. Ubisubije ute mu banyamuryango ko ibi bintu twabitoreye mu cyagiye dutorwa, ko umushinga wizwe na ba Kastari, ko ibintu twamaze kubibona ibyangombwa biri no gukora bigomba no gutangira gukora, ubisubije mu kubiganiraho gute? Biraganirwa gute ko byarangiye ko ushaka gusubiza ibintu inyuma? Muvunyi abararakaye. Muvunyi yafashe Tadeyo mukorokirita abakinnyi ati Tadeyo arashaka kuyobora ibintu byose, bati Tadeyo arashaka kwikubira Rayon, ati ni nako Jean Fidele yabigenje, atayigiziye, atarashaka kuyobora imishinga minini, akayobora rero y'abagore n'iy'abagabo. Bati ibintu ntabwo byashoboka, ekipe ni yacu. Barwaga condo amakositime bari bambaye, bafungura ibifungo by'imbere, baravuga bati aho twabereye ntabwo twakomera ko umuntu adusuzugura. Tombe muri Murera ibintu birazambye. Icyabaye rero niyo yiyobaruwa wabonye bari kuvuga ngo hatagira baba yobya ababa bwa kakanyeri kadakora, kuko Muvunyi gacunzwe neza n'abandi bose babivuze. Wabonye Tadeyo atabisinye, niwe basubizaga baravugiye kuri radio disi bijyanye no kuba ngo muwe mubyitondesheje ntibyihutire. Ubonye aho byaturutse mu magambo magufi Kwizigira winjira muri board. Ikibazo rifite kurusha ibindi nicyo bita kurwana kw'imbaraga. Bamuvunyi bashyiraho Tadeyo ngo bari bazi ko ari umuntu bazajya bavuga ngo kora ibi akabikora, kora ibi akabikora. Amaze kugera mu ntebe aravuga ati ngende arabashyuhanze cyane, cyifite amafaranga yanjye, ngende umukire, mfite amakenkayo, ndi umuyobozi. aba bantu umuyobozi ariko nibyo nta kintu mwakora njye ntakizi. Baramwimpawarinze kandi urumva icyo bivuga. Iyo wamaze kwicara ku ntebe y'ubuyobozi n'ubundi byose bigaruka kuri wowe, sibyo? Board of Directors ya Rayon Sports batekereje neza ibintu bya mbere mu cyo bita conceptualization, concept, uburyo bwo kubyubaka, uburyo bwo kubitekereza. Board yari iri mu murongo muzima, abantu bagakwiriye kubakomera amashyi ko bateguye neza. Board of Directors rwose mwateguye ikintu kizima. Yabaye sharene, yabaye abasaza bakira wa mwana we, nta muntu wimwe umusaza bamukira amashyi. Isi kibazo kinini cyane igihari mukibyubaka. Mwari muri mu murongo muzima w'icyo board ubundi ishinzwe. Yego, board ishinzwe, urimo nabyumva, nibyo yari ugiye kutubwira, bitusobanurire. Board ishinzwe icyo ubundi, the governing body of an organization, no kuvuga ngo urwego rukuru ruyobora umuryango, responsible for overseeing its management, bashinzwe kureberera imikorere ya management yabo. Iyo management niyo ya Tadeyo, bashinzwe kubareberera. Urakomeza. And ensuring it operates in the best interest of its stakeholders. Bakamakinga sure ko abo bayobozi aribo ba Tadeyo bayobora neza kandi mu nyungu za wa muryango bashinzwe kureberera. Icyo bivuze rero ni kureberera. Amashyi nabahaye, amashyi twabahaye, ugiye kuyabambura kandi ntabwo ngiye kuyabambura. Mbabarira ntabwo ngiye kuyabambura kugira ngo babone kugira ngo mubone andi kugira ngo babone andahuka, kugira ngo mubone andi mashyi. Nimwumvikane na komite executive, urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa. Reka tujyane neza, jyanira kandi kantu na executive uvuga ibyo ikora ndetse wumve nabyo bishyiremo. Uri kwigisha neza cyane, hato tutaza kwisanga abantu batamenya ngo yo ikora ite, yishinzwe iki. Sibyo byiza? Yego, nayo yiturebere uvuga ati executive committee yo ikora iki muri organization. Usibye ko n'ijambo bwayo executive
mu gifaransa riroroshye ni ugushyira mu Gushyira bikorwa mu ubuzima bwa buri bikorwa. munsi buriza mu cyitwa execution phase yes faze ya bigeze nyuma. Yego. gushyira wa mushinga Yego. mu Mu bikorwa bikorwa. agomba kuzamo Tadeyo Tadeyo wanze agomba ukunze kuba arimo kuko cyane. kwexecuta nyine ni ugushyira mu bikorwa icyo niyo kintu faze ya nyuma Urumva? muri organization niyo faze ya nyuma. urumva ni ukuvuga ngo ikirimo aricyo nakubwiraga ni ukuvuga ngo board ya urumva board ya Rayon Sports twayihaye amashyi kuko yakoze inshingano nziza cyane Yego. zo kurebera imigendekere myiza y'umuryango kugira ngo ugere ku ntego zawo bakawutekerereza bakawutekerereza urumva it is a leadership group with an organization that handles strategic planning, governance and financial oversight. Kwizigira ijambo rimwe ku rindi urisoma ijambo rimwe urisoma Yego. ndishyira mu kinyarwanda Yego. twagiye It is a leadership group ni nk'urwego rw'imiyoborere within an muri organization organization Yego. mu muryango runaka that handles strategic plan, ishinzwe kwita ku bijyanye na strategic plan cyangwa se ibijyanye n'icyerekezo yego, governance imiyoborere and financial oversight. no kwita ku bijyanye no kureba ibijyanye n'umutungo w'urwo rwego cyane wabyumvise none se icyo rero twari tujeho ni ahangaha mufite akanyenyeri koparatinga mu buryo bw'ikoranabuhanga mufitiye ibyangombwa board of directors ntitwabahaye amashyi noneho rero icyo board of directors bwisigaye ni iki twabakoreye akanyenyeri murimo byumva icyo board yari gukora mu buryo buzima tubagiriye inama kugira ngo mutavanga amafaranga urimo nabyumva y'akanyenyeri ari umusanzu w'abanyamuryango n'amafaranga y'umuterankunga wenda skoro turabagira inama ko hajyaho umukozi uhoraho ushinzwe kugenzura akanyenyeri rwose umunsi ku wundi ijambo ukoresheje ryiza nkunze yego turabagira inama turabagira they are inama the overseer yego abo tumushyiraho hejuru bakabagira inama ariko so bavuga ngo turategetse nitwe tubigenzura nitwe tubikora ko muri definition ya executive umaze kuduha ni handling ibijyanye na financial what noneho na oversight urimo nabyumva none ikintu gihari turimo turagenda neza igihari bakagira bate bakabagira inama ariko turabizi uburyo bw'imiyoborere mushobora ariko aho hantu hazamo imbogamizi Kwizigira reka musobanurire akantu kamwe oya nayo urayibaza turaje tuyigira araza no gushyiramo challenge ushobora kuza nkaba ndi perezida wa board nkakubwira nti ariko ngewe nkurikije experience nkurikije uburyo wenda Gakwaya yabaye SG wa Rayon Sports igihe kinini kwamuhaye kuba ari ugenzura ibintu kwazi ibintu by'amategeko wenda niki mukamuha akazi urimo nabyumva none cyo ni rero board of directors abazazira ntimumaze kumvikana ko bashyiraho umukozi ushinzwe kugenzura akanyenyeri kugira ngo imisanzu ya ekipe itazivanga n'iby'abaterankunga itazivanga na get correction igihe Rayon Sports yakinnye y'abagabo n'iy'abagore n'ibindi mushinzwe turabyemeranyije right board izagaruka ryari ka kanyenyeri bagahandinga over kuri mwebwe bashinzwe executive ni namwe mutanga amatangazo iri tangazo ryagomba kuba ryasinyweho na Tadeyo ikintu cya mbere cyatumye itangazo riteza kuko ni nawe uhagarariye Kwizigira mu mategeko bavuze ngo ubundi usibye no kurisinya kuko ari we rigo representative bo mu gihe leta itari yabibemerera nka board kuba bagomba gusohora amatangazo mu izina rya Rayon ikibazo gikomeye kashe bateyeho ubundi mujya gukoresha gute kashe Rayon igira iyayo ntago bibaho umana ntago ushaka kugira buriya board ya RBA ibintu byose yakora kashiterwa n'iriye iri muri ofisi ya Barore kashe ebyiri ziba ahantu nta ntizibaho kashe ebyiri ziba ahantu ntizibaho urimo no byumva ukuntu bimeze wabonye komite njyanama ujyana nka kuriya komite kuriya mu karere bagira ngo njyanama y'akarere bakagira n'umuyobozi w'akarere umuyobozi w'akarere uko byagenda kose agirwa inama ashobora no gukora nabi wenda mu buryo bw'amategeko bakamweguza ariko nibavuga ngo twe ngo turajya ngo kubakisha ibiraro reka nkubwire akantu iki nagira ngo mbwire Rugaju mu karere reka niba bitarahindutse ubundi muri njyanama sekreteri wa njyanama
umunyamabanga w'urwego rushinzwe kugenzura aba ari umuyobozi wa executive mvuga ngo meya w'akarere ubundi niwe sekreteri wa njyanama kubera ko ibintu mwemeranyijwe muri njyanama ni birangira bigira gute ubiteraho kashe wabyumvise nta kashe ebyiri zibaho perezida wa njyanama y'akarere asanzwe wenda ari diregiteri w'ibitaro bya Gakoma uboneka amaturugero muri Gisagara wenda diregiteri w'ibitaro bya Gakoma niwe perezida wa njyanama y'akarere ka Gisagara ntabwo yajya gutera kashe rutabura ingogajero w'amatari we wateye kashe impossible mathématique Sebutege Ange niwe uyobora Huye ntabwo perezida wa njyanama tuvuga urugero yaba ari umuyobozi w'uruganda rwa Gabi igisagara yego ngoze kumuteraho kashe ku byemezo by'akarere ntabwo bibaho ngo rero icyo twari tugezeho byari bigeze mwamaze kumufasha kumugira inama y'uburyo akanyenyeri kacungwa ni namwe mu bigena ni nabyiza kumugira inama ukamugira inama ngamwe ati aka kanyenyeri kugira ngo katazivanga n'imisanzu n'amagate collection n'abaterankunga tugiye gushyiraho umukozi wihariye yego bakagira gute kumvikana kuri process of hiring bakamushyiraho bamara kumushyiraho wa mukozi atanga raporo buri munsi kwande kwa perezida Tadeo board mugaterana nyuma y'amezi 2 mugamagara Tadeo ngwino kora PowerPoint presentation hari twereke amafaranga yinjiye ku kanyenyeri n'aya daily bi detail aho mufite ikibazo mukabazo hari umuyobozi wacu twunganiye aho mu questioninga mukabazo hari umuyobozi wacu hano mu kigo twunganiye avuze akantu keza aravuga ati muri structure yuko muri kubivuga ati nibyo ati oversight ndabunganira ku ijambo ry'ikinyarwanda rikwiye ni ukugenzura cyangwa n'ubugenzuzi nicyo body ikora si ugushyira mu bikorwa ni ukugenzura kureba ko bya bintu nyine twize byakozwe uko bigomba gukorwa ntabwo ari twe tubikora sinzi niba biri kumvikana bakanagenzura ko byashyizwe mu bikorwa ese akanyenyeri ko twari twaravuganye ko imisanzu nimara gukusanywa hakaboneka miliyoni 300 tuzagura wenda kwa stere 5 zaraguzwe yego ese mufite financial proof zuko zaguzwe yego bakazibereka ziri gukora se zabonye isoko yego baduhaye isoko rya Huye mufite se amafaranga mwabashije kwinjizamo ajyana abantu mu ntara ihuye yego mwinjije angahe aya rero mwayeroketinga gutya akagera wenda ibibazo runaka akemura yusi n'ubujyanama n'ubugenzuzi ariko si executive gushyira mu bikorwa nagara kuvuga ngo turakusanya ngo tunabitegeke ngo tunabiyobora wenda kuri modo y'akarere batubwiye ko ari ukuntu muri modo y'akarere byarahindutse 100% hari byahindutse basigaye bashyiraho secretary wa njyanama ariko meya ni umujyanama muri njyanama okay ariko Kwizigira reka bishyiramo akarere tugumira mu hari ikibazo na board ivuga ko icyo kibazo kibona uvuga ngo akenshi turi kuvuga committee executive Rayon Sports abantu bavuga Tade sibyo ariko Tade ntabwo ayoboye wenyine bo barareba bagasanga muri committee executive ya Tade harimo ikintu kimeze nk'ibihanga cyangwa se ntabwo yuzuye n'abarimo ntibakora baretse mbaze nkwerekeze nicyo nyine bamubwira baramubwira ngo ko iyo tuvuze ngo tubijyanirane tubijyanane umushinga w'akanyenyeri tunawujyanirane na Rayon Sport Day ko bikunanira ukaza ukatubwira ngo reka tubanze dukore kimwe ikintu tugikore nyuma bigaragaza ko wowe ubwawe ntufite ubushobozi bwo kubijyanirana ariyo mpamvu twagusabye kubibererekamo ntabwo dushyigikiye ngo abibererekemo ahubwo kubera ko ari gukora wenyine muri komite y'abayoboranye komite executive kubijyanirana biri kumugora bakamubwira ngo wowe banza wumvikane na komite yawe muyoboranye ubwo ni ba Prosperi ibibazo bafitanye namwe murabizi ntabwo twabijyamo aba Patrick Rukundo ibibazo birimo murabizi ntabwo tubireka ko twaje kubavura kubera ko hatari ikintu cya partnership uretse ari gukora ibyo ku giti cye bareba basanga Tade ntabwo yabikora wenyine ari umwe yabijyanana n'umwe inshingano dufite no gukorera ubuvugizi sibyo Tade nawe icyo bamusaba banza unoze imikorere yawe na komite yawe komite executive no kupresenta fact kugira ngo bizakorere kubikora ako nushaka kubikora wenyine uri umwe rutoki bizagupfana ariko nabo urebye bagomba kwitonda kuko faze ye niyo faze ya nyayo irenze izindi faze zose kuri nko muri faze 6 za organisation zibaho habamo iya mbere ya formation ariyo izamo igitekerezo za mission bafite akaba iya planning
ariyo baza nyine bashyiraho imishinga uko babishaka noneho hakazana execution phase ubishyira mu bikorwa noneho iyo imaze kuba ni naho haza za faze zindi za maturité nyine uwo mushinga bapanze ukaba wanakura ariko ibyo byose bizari uko haje execution phase kandi nibyo ashinzwe tane okay reka tubivuge gutya rero uko kinyamupira biteye noneho twabijyanye mu buryo buririgo bw'amategeko cyane dore ikinyamupira rero kuko hano ni Nyarugenge ni umupira kandi tuzireyo cyane cyane ibera komoje ku mpungenge zari zo zirimo n'igisubizo yego uzi cyateje iyi saga yose kumera gutya uzi ko ejo nabwo kuri radio DC president wa Rayon Sports yakrititse umutoza bakiri muri pre-season ariko reka mubwire reka mabwire ariko sinshaka ko ariho dutinda ndashaka kwereka aho bihura na haha ariko abantu bakunda Tadeyo hana yanjye abantu bakunda Tadeyo ba muri ruhande mumugire inama akominike neza uganira n'itangazamakuru nabyihorera bashyira umuvugizi kandi nashaka kumuzana nakimenera Zandani nawe uranteza ibibazo ntabwo yamena Zandani nagane na RBA nidakoresha tusha twaraganiye muri Cafe Sport hegeze akandagira umuzamu akuzi nanaganira ajya mu nagane ikinyamupira ntabwo wajya kuritika umutoza nimugoroba byo nazo atoje mbwira ngo umutoza wawe please help him kugira ngo tactique ze aribyo tugiye kujyamo ubundi ibibazo biri muri Rayon Sports biraturuka muri recruitment reka ngujyane Kwizigira mu buryo bworoshye dore rero kinyamupira naho naho ibyo by'amategeko twababwiye twajya ngo manze mugire umucyo n'ishusho y'ikintu uko gikorwa nuko giteye ariko noneho tugiye murabyumva dusoza ku kanyenyeri noneho akanyenyeri kagomba gusubizwa muri executive mukumvikana uburyo kagomba gucungwa raporo ikazajya iva muri executive izamuka iwanyu muri board mukayifata ni nabyo byemewe n'amategeko very nice turemera ariko noneho hari icyo bita noneho muri realite y'icyo kintu ya kinyamupira realite ya kinyamupira kakani nyamubwira abayiberi mu mupira mukora imyitozo ariko akaba icyo bita realite ariko kakano realite njye numva abajene baburira kutwe kawuncenge manumva byajyana kawuncenge k'umupira yo kabukana bivuze abavuga nyashu wa muntu oya umaze gusaba Kwizigira arasha ibyo byubirekera abajene wivanga ibintu Kwizigira mbabarira twigarukire neza umunota umwe ushaka kwanza kwamamaza cya board n'akanyenyeri tubanza twamamaze tugaruke noneho Rayon Sports iragana he ko irimo irategura Rayon de realite byagakozwe gute none tutagende feasibility kugira ngo bikunde niki kirimo kirakwira kugira ngo bijye mu murongo mwiza abariyo bibone bari mu murongo umwe barakoze cyane rero bagenzi bacu Rugaju Regan ndetse na Jean-Claude Kwizigira urumva rero ko babisesenguye neza cyane ikibazo cyo muri Rayon Sports kugira ngo nk'abanyarwanda muri rusange twese twakwifuza ko gikemuka kubera ko ikipe ya Rayon Sports burya imeze neza na shampiyona y'u Rwanda imeze neza ibi mbivuga ntabwo ari uko yenda ndi umufana wayo sinde nawe rwose murabizi ko umunyamakuru buri wese agomba kujyamo hagati ariko ikipe ya Rayon Sports bitewe n'ukuntu ifite abafana benshi ikipe ya Rayon Sports itameze neza na shampiyona ntabwo igenda neza kandi iyo shampiyona y'u Rwanda imeze neza Rayon Sports imeze neza abantu barinjiza abacuruzi barinjiza rero turabashimiye byimaze kuri uyu mwanya ugaragara bafashe bagasesengura uko ikibazo kimeze neza nibakunze rero amakuru kandi kaba wifuza n'ibindi biganiro bimeze nk'ibi rwose kora subscribe ukore like ndetse na share kandi byiza nanone gutanga ku gitekerezo urumva ari iki cyakorwa muri Rayon Sports wari kuri Okosi rero ni umuryango ni umurongo mugari umuryango ni yawe ni muvandimwe n'inshuti yawe kora like kore na share ndetse unamubwire aze utayiyumvire tugira ibiganiro bitandukanye hari ibingibi tuba twifashije bagenzi bacu hari ibyo dutegura ku giti cyacu mwese muhawe ikaze kandi mudufashe tuzamure umurongo twizeye kuzakura ugakora neza cyane turashimye tubikora ku mutima rero Imana ibane namwe kandi irahaze ibyiza byose murakoze dukunda Rayon twese murera we iri mu maraso yacu murera we dutsinda amakipe yose murera we tutibagiwe y'ishyanga murera we umwana utazi koga murera we
ingamba z'abasare murera we yewe murera abareyo turaganje murera we